ari wo uyu munsi. Salama arabwira ati ahavuye amafaranga abasha guhemba abakinnyi ko aribo bahembwa menshi, kuki mutahashatse ngo mufate n'andi natwe muduhembe? Ibisagasuzuguro. Arababwira ati njye ndwaje umugore amaze amezi mu bitaro abana na mama wanjye, buri kwezi ngomba kohereza amafaranga. Muzi ko mutaduhembye ukwezi kwa mbere, none kwa kabiri kuri gushira mukambwira ngo muzamemba ku wa mbere. Bahita bamushyiraho ibintu ngo nukwiriza ngo yanyegeranwe n'abandi ngo bakoreye mabure, bimwe bakoreye mabure, binavuze ku musoka wa gatandatu, bimwe bakoreye mabure. Iyo hari ingeso urishyuza bakagushyiraho ikosa kuya gucikaho. Iyo nkwishyuza ibintu nakoreye amatariki yararenze, ukwiye kusakuriza ntabwo ndi umunyamafuta. Ngomba amafaranga nakoreye, ntabwo ugomba kwishyiraho ngo uri umunyamafuta. Abandi ko bemeye njye navutse mfatanye n'undi, ntimunagira ibibazo bye. Njye rwaje umugore wanjye n'abantu b'impanga bagira ibibazo bitandukanye, mfite ibibazo byanjye ndi kukwishyuza ukambwa ngo ndikwiriza. Bwa mbere yari yarasezeye, ariko none nuko Kanyabugabo afite amafaranga ahita yamuha. Kanyabugabo uyu munsi rero habuze uyamuha, aravuga ati ndagenda. Icya kabiri, iyo ni impamvu ya mbere afata nk'agasuzuguro bijyanye n'ikibazo yifitiye cyo kurwaza. Icya kabiri arakubwira ati hakosa afite, njyewe basanye umutoza wungirije, ubu wa fitness bamugaruye ayabonga yangaga $1,000 bamushyira kuri 2,000, njye mbembwa $1,500. ni gute hembwa $1,500 umutoza wungirije, hanyuma umutoza wa fitness akandusha ari njyewe nyine mastermind. Mu yandi magambo arakubwira ngo listen, uretse na kagasuzuguro ka mbere navuze imbere, aranakaba amafaranga utinda kumpa ari na menshi. Iki ni gute umwembe cyataye yakwita nk'usabusa wa fitness umuhemba? Ibyo yabifashe nanone kutubaha akaza akora. Icya gatatu, ingingo rero yabaye naho dusoreza ibintu tujya kuri APR. Yaravuze ati mwebwe abantu muri Rayon Sport mumara kubona ibintu bicitse, mumara kubona ibintu bipfuye, mugatangira kubitwegekaho. Abatoza sinzabarwe mu bantu bananiwe kuko twananijwe. Sinzabarwe mu bantu bananiwe gutwara igikombe cya shampiyona ngo bibazwe nk'ari ubushobozi bwacu buke, ibintu byarapfiriye hejuru. Kubona Rayon Sport iri imbere irusha APR amanota 4, ibizi ko APR bukina match komeye na Police, Rayon Sport ntabwo yari ifite 70% y'abafana muri stade. Bien, hari abavuga ngo akanyenyeri kari kapfuye, yego Tour du Rwanda yari yafunze, yego, ariko umuntu wageze ku kibuga ako kanyenyeri ari kugakanda bigakunda. Tureke gukina arabo twabaye basigaye nyine hanze, abareyo bari down moraroma, ntabwo abareyo bahari, ntabwo bari tayari. Biraterwa n'iki ko bayoboye urutonde rwa shampiyona? Barabibona ko abakinnyi beza babo ntibahari. Turetse guca ibintu ku ruhande, nubwo bataratakaza umwanya wa mbere barabona ko ari ikibazo kigiye ko bishoboka. Donc reka nkubwire ukuntu biteye, bafite ubwoba bw'ikintu kizaba, babona kiri kwegera, badashaka kubonesha amaso yabo bahari. Ubisesenguye neza, baravuga ngo ntidufite fonganye ibitego 13 muri match 14, ntidufite kivasi 11 mu bitego 30 rero yatsinze 13 ni bya fonganye. Keva afitemo assist 11, bafite uruhare hagati yabo bombi rw'ibitego 22 ari babiri. Wabaza iki kindi? Best players ntibahari. Rero ku bafana wabuze na Dafe waje ari nka caution hagati muri saison, wabuze na Yusuf Diagne mu defense rubaheka, wabuze byose. Bafite icyo kintu cy'impungenge n'ubwo nanababwira ngo muratakaza igikombe namwe ubwanyu muragitanzira. Muragita namwe iyo spirit nijya mu bafana bakananirwa kuza gusunika abakinnyi, ubwo birumvikana barimo barategura match ya derby bataye ikipe igihe yari bakeneye Lorenzo, right? Cyane ni ingingo ikomeye, ariko sibo gusa njye nkunganiyemo gato. Iyo morale yasubiye hasi y'abafana ba Rayon Sport. Ndamutse mvugishije ukuri nakubwira ko bafite impamvu yumvikana. Reka nkoresha amasegonda make kubwira utuntu nka dutatu tugiye ku mutoza kugira ngo tubone hari izo mvune ziri gusimburana muri ekipe. Ariko se ko ikintu cya mbere cyakabaye gisunika abafana ari ubuyobozi bababwira ngo turacyarimo. Abayobozi nabo barasa nabihishe. Kubera iki?
hari ibintu bagiye bizeza abafana batakoze bivuze ngo icyizere abafana bafitiye ubuyobozi nubwo bataratangira kwirekura ngo babivuge ntabwo biragera ariko biri hafi. impamvu nk'ebyiri njye nakubwira zigaragara kwiziga facts ubwo bateguraga derby umukino ubanza perezida w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport bwana Paul Muvunyi yivugiye muri interview imbere y'abanyamakuru avuga ko faze turi zatangira hari rutayizamu wa mbere mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo yabivuze n'akanwa ke. Rutayizamu yavugaga ibyo byose ntabwo ari biramahira beti, ntabwo ari Adulaijaro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri perezida w'ikipe w'umuryango wa Rayon Sport yicaye muri intebe rigani yicaye oya ni iriya yindi turebana nijye yakimubajije yaravuze ngo Rayon izatangira faze retour abakinnyi bagenda muri bisi ya Rayon Sport idekoye kuva icyo gihe ntiyari yongera kuvugaho. Hari utuntu tujye mu bakinnyi nyirizina, hari utuntu abayobozi bagiye bavuga ntibahigurire ibigo bigasoma abafana tutakirizera cyane. Tujye mu bifatika. Bisi n'ubundi abafana n'ibyo kuvuga ngo turabifite abantu nta kibafasha cyane ariko barabyemeye. Tujye mu bakinnyi. Rayon Sport iza ko yaraguze Bayo uyu munsi ntabwo yakabaye irira fornganye kubera ko itaguze Bayo ikagura uwamaki ikajya kuzana Adulaijaro. Uyu munsi wa none wavunitse udahari utarajya mu kibuga nta oya uri kuvuga Dafe kubera ko wibitiranye ndamuzi Rutayizamu utarajya mu kibuga n'umunsi bazanye umwana wo muri shampiyona ya Guinea wo muri under 20 nta kintu na kimwe yigeze abireka, yari gambling kwari kunaga igiceri hejuru ngo dufenta abafana ko twaguze ariko mu by'ukuri nta kintu kifatika baguze. Umukino wahaye miliyoni 7 nawe urabyumva urwego rw'urarwumva sinshaka kusobanura. Hanyuma baragiye bazana Asana Karenzi nawe mwise ngo ni metre nzofu. Mu by'ukuri byari ibintu byo kuvuga ngo Basane byarakunze ngo hakomoka ngo hari undi mukinnyi wahava. Mu bigaragara turetse kubeshya abasaza mu cyubahiro mbagomba nta karite mwapfunyikiye abareyo ikibiri biri mu kwezi kwa mbere ntimwigeze mukora isuku karite. mwibuke mukora campaign mwavugaga ngo muzazanamo miliyoni 400 mubyibuke ngatereka tuyazane rwose. mwatutse Jean Fideli abantu bavuga ngo yishikipe ariko niyo mufite yabafashe faza niwe wayubatse yose uko yakabaye. mumbwire umukinnyi Rutayizamu yaguzwe nawe byarangiye. Aba bakinnyi bose Patrick mwatemeraga itaka ngo njyauro ngo abakinnyi bose mukoresheje faze bose uko bakabaye nibo babaguze. Abanyu muri retour Jaro Asana nabandi ntacyo bari gukora usibye umuntu wenyine yitwa Dafi wenyine. Mu bigaragara hari n'andi makosa rero turetse ibyo tuzagira umwanya wo kubaganira. Ngiye byanjye nzabivuga nyuma ya derby, reka mbicumbikira nzabivuga kuwa mbere utaha byarangiye nzagira ibyo mvuga. Reka ngaruke gatoya byatumye umutoza wa Rayon Sport none Selami yagiye bivuga ngo umugore ngo ararwaye ariko abandi bakavuga bati arabona ko bitagenda muri Rayon Sport. Kandi muri Rayon Sport ujyane na kano kantu kuri yo bombe mbere ko tujya muri APR kandi muri Rayon Sport Selami bamufata nkaho ari we wari mastermind n'ibyo bafite uyu munsi bavuga ko Robertinho yadahari abatitira amaboko yose abadahari ndabyoroshya muri ubu buryo kugira ngo dusove umwanya wa APR. Umutoza Selami yajyanywe na facteri 3. Iya mbere niyo yita agasuzuguro. Selami ni umutoza kuwa gatanu Rayon Sport yahembye abakinnyi ukwezi kwa mbere apana kwa kabiri mu byumve ukwezi kwa mbere bagombye ejo muri kwa gatanu abahemba abakinnyi babwira staff abatoza ngo mwe turabahemba kuwa mbere ari wo uyu munsi. Selama arabwira ati ahavuye amafaranga abasha guhemba abakinnyi ko ari bo bahembwa menshi kuki mutahashatse ngo mufate nandi natwe muduhembe ibisagasuzuguro. Arababwira ati njye ndwaje umugore amaze amezi mu bitaro abana na mama wanjye buri kwezi ngomba kohereza amafaranga muzi ko mutaduhembye ukwezi kwa mbere none kwa kabiri kuri gushira mukambwira ngo muzamemba kuwa mbere
bahita bamushyiraho ibintu ngo ni ukwiriza ngo yegeranywe n'abandi rimwe bakoreye mabure rimwe bakoreye mabure byabivuze ku musozi wa gatandatu rimwe bakoreye mabure iyo hari ingeso urishyuza bakagushyiraho ikosa ukwiye gucikaho iyo nkwishyuza ibintu nakoreye amatariki yararenze niho ubaye umunyamakosa ukwiye kunsakuriza ntabwo ndi umunyamafuta ngomba amafaranga nakoreye ntabwo ugomba kwishyiraho ngo uri umunyamafuta abandi ko bemeye njye navutse mfatanye n'undi buri muntu agira ibibazo bye njye rwaje umugore wanjye n'abantu b'impanga bagira ibibazo bitandukanye mfite ibibazo byanjye ndi kukwishyuza ukambwa ngo ndikwiriza bwa mbere yari yarasezeye ariko none nuko Kanyabugabo afite amafaranga ahita yamuha Kanyabugabo uyu munsi rero habuze uyamuha aravuga ati ndagenda icya kabiri iyo ni impamvu ya mbere afata nk'agasuzuguro bijyanye n'ikibazo yifitiye cyo kurwaza icya kabiri arakubwira ati hakosa afite njyewe basanye umutoza wungirije ubu wa fitness bamugaruye ayabonga yangaga igihumbi cy'idolari bamushyira kuri 2,000 njye mbembwa 1,500 ni gute yahembwa 1,500 cy'idolari n'umutoza wungirije hanyuma umutoza wa fitness akandusha ari njyewe nyine mastermind mu yandi magambo arakubwira ngo listen uretse na kagasuzuguro ka mbere navuze imbere aranakaba amafaranga utinda kumpa ari na menshi ubiki ni gute umwembe cyataye ayo yakwita nk'usabusa wa fitness umuhemba ibyo yabifashe nanone kutubaha akazi akora icya gatatu ingingo rero yabaye naho dusoreza ibintu tujya kuri APR yaravuze ati mwebwe abantu muri Rayon Sport mumara kubona ibintu bicitse mumara kubona ibintu bipfuye mugatangira kubitwegekaho abatoza sinzabarwe mu bantu bananiwe kuko twananijwe sinzabarwe mu bantu bananiwe gutwara igikombe cya shampiyona ngo bibazwe nk'ari ubushobozi bwacu ngo ibintu byarapfiriye hejuru urakoze cyane mbivuyemo reka yanditse email kwa gatanu probably ni nkaho rwose mutazongera kumubona keretse nihagira ibiganiro bindi ba wenda agahinduka ibitekerezo